ndahanurira ubuzima bw'umuntu wese unkurikiye uku kwezi kwa gatandatu Imana ije gucingura imiryango. uku kwezi kwa gatandatu bitunguranye Uziya yarapfuye. hari Uziya umaze igihe aguhagaze imbere, hari Uziya umaze igihe agutsikamiye, hari Uziya umaze igihe akunaniza, hari Uziya umaze igihe atuma ibyawe bitemera. bitunguranye uku kwezi kwa gatandatu tukikwinjiramo Uziya yarapfuye. utsikamiya Uziya wishe abana bawe, Uziya wishe ubukwe bwawe, Uziya wishe mariage yawe, Uziya waguhagurikije ku kazi, hari Uziya utuma utazamurwa mu ntera, hari Uziya utuma utajya muri misiyo, abandi bajya muri misiyo ariko we ntazo ubona, hari Uziya utuma utabona akazi, igihugu urimo abandi babonyemo akazi ariko we warakabuze. Imana y'amahoro itugirire neza, Imana y'amahoro ishimwe cyane, izina ry'Uwiteka nirishimwe. ndasenze ngo Uziya wari uri imbere yawe apfe mu izina rya Yesu. icyari kiguhagarikije umutima cyose Imana igikureho, uburwayi bwari buguteye ubwoba Imana ibukureho. Imana ikiza kanseri, Imana ikiza diyabete, Imana ikiza umutwe. ayizo ni mashando wiribirifai. ndagusengera mu izina rya Yesu, ndi umuhanuzi w'Imana. Imana ni kuremera ubuzima bushya, Imana ni kuremera amateka mashya, Imana ni kubakira ubuhamya bushya, Imana ni guharurira inzira, Imana ni guhuze n'umugisha wawe. hura n'igitangaza cyawe, hura n'amasezerano. saha hari umutwaro Imana igukuyeho, hari ingoyi abarozi bari baragushyizeho Imana yigukuyeho, hari uburetwa abarozi bari baragushyizeho Imana ibugukuyeho. ayizo ni mashando wiribirifai lelebo tayinini topevo niniya. wowe unkurikiye Imana irakurengeye, wowe unkurikiye Imana iragutabaye, wowe unkurikiye Imana iguhinduriye ubuzima, wowe unkurikiye Imana irakwibutse, wowe unkurikiye Imana ikwambukije Yorodani, wowe unkurikiye Imana igukuyeho uburetwa, wowe unkurikiye Imana igukuyeho igisuzuguriro, wowe unkurikiye Imana ikumaza agahinda. ayizo ni mashando wiribirifai. Imana ikubakiye ubuzima bushya, Imana ikubakiye ubuhamya bushya, Imana ikubakiye amateka mashya. ayibefodreremekotaya mu mwaka umwami Uziya yatanzemo Yesaya yabonye Imana. umva nkubwire, Uziya yarapfuye birihuse biratunguranye, Uziya yarapfuye birihuse biratunguranye. Uziya kuvuye imbere yari yarakubujije amahoro, yishe abana bawe, yishe umuryango wawe, yishe abavandimwe bawe. ariko ndagira ngo nkubwire, Uziya wahombeje business yawe arapfuye mu izina rya Yesu. mbibwiwe n'Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru. ndagira ngo nguhanurire uyu mwaka, uku kwezi kwa gatandatu, amezi atandatu ashize nta kintu wabonye, ariko aya mezi atandatu ari imbere hari ikintu gishya Imana iremye, hari ikintu gishya Imana yubatse, hari ubuzima bushya Imana ikuremeye mu izina rya Yesu. hari urukuta ruridutse, hari Yeriko iridutse mu izina rya Yesu. reka dukomere Imana amashyi. wowe unkurikiye komera Imana amashyi, jya muri comment ukomere Imana amashyi, jya muri comment uzamurira Imana icyubahiro, jya muri comment uvuge cyane ngo amena, jya muri comment uvuge ngo haleluya. Imana y'amahoro ishimwe cyane, kubera ko Imana irakwibutse, Imana y'amahoro irakurengeye. niba ubyizeye vuga ngo amena, niba ubyizeye zamurira Imana icyubahiro. Imana irakwibutse mu izina rya Yesu. hayizo ni mashando wiribirifai. ugiye kuvuga gukomera kw'Imana, ugiye kuvuga imirimo y'Imana. Yesu ashimwe. reka ngusuhuze nkwifurize amahoro y'Imana. ugarutse kubana natwe habwa umugisha n'Imana. kuboko kwiza kw'Imana ni kuboneke kuri wowe. ni mwene so Prophet Emma ugusuhuza kwifuriza umugisha. reka nkubwire ngo igitondo cyiza niba uherereye ari mu gitondo, nkubwire ngo umugoroba mwiza niba uherereye ari nimugoroba. rero kuri we wamaze gukora subscribe hano, Imana iguha umugisha. ndashima Imana kandi nsabira umugisha umuntu wese wakoze subscribe. ni mwebwe abantu banje, kandi kuba warabikoze ni uko untekerezaho, kandi kuba untekerezaho nanjye ndagukunda. nkunda abantu bankunda. rero kuko wamaze gukora subscribe, Imana ijye iguha umugisha, kandi nzi neza ko Imana izabana natwe hano kuri iyi channel, tukahabonera umugisha kandi tukarushaho kwaguka mu izina rya Yesu. nawe uri kubona iki kiganiro ukaba ureba ukaba ubona utarakora subscribe, ndagusabye yikore tuzamuke turenge 1000, tugere 2, 3, 4, tuzamuke dukomeze duhabwe umugisha turi kumwe. fatananya nanjye dukore share hirya no hino, bigende byaguke bigere ku bantu benshi. mbonereho gusaba
cyabateguza ya masengesho y'iminsi 21 turimo turategura. Ndagusaba unyarukire kuri TikTok ya Prophet Emma, ndumva ariho tuzajya dukorera live zacu za buri munsi kuri TikTok. Niwigira jya following Prophet Emma, uragenda uhita uyibona, video zacu ziba ziriyo, uragenda uhita uyibona uyifollowing. Naho mu minsi za tutangire live tujye tubasha gukora amateraniro turi kumwe tureba nimbona nkubone. Imana y'amahoro iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Hanyuma rero hano kuri YouTube wakoze subscribe, Imana iguha umugisha. Rero ku muntu ushaka ko tuzasenga nari y'amasengesho, urafata nimero ubona kuri screen yawe, unyandikira umbwira uti Prophet ndashaka tuzasengane, hari ikintu ubona kiremereye ubuzima bwawe. Ni iminsi 21 yo kuritura Yeriko, iminsi 21 yo kuritura umusozi umaze igihe uri imbere yawe. Hari umusozi wakubereye biruhanya, hari umusozi wakunanije, hari umusozi wakurwanyije, hari umusozi ukubuza gutambuka, ukubuza kugera ku mugisha wawe, ukubuza kugera ku ntsinzi yawe, ukubuza kugera ku mahirwe yawe. Akenshi iyo ugiye kugera ku mugisha wawe hari ibintu biza bikitambika, iyo ugiye kugera ku ntsinzi yawe hari ibintu biza bikitambika. Ni ukuri ndagira ngo tufatanye dusengane Imana. Nzi neza ko Imana izakora ibikomeye. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete. Ijambo ryo rikambwira ngo aho 2 cyangwa 3 bateraniye basenga Data mu kuri no mu mwuka, Data ajya yururuka akabana nabo, Data ajya yururuka akumva gusenga, Data ajya yururuka akabarwanirira kandi akababambira amahema. Imana rero ikumpera umugisha kandi ukuboko kwiza kw'Imana kuboneka kuri wowe. Reka nkubwire, Yobu we yabivuze neza, aravuga ngo haracyariho ibyiringiro, nubwo igiti cyatemwe kizongera gishibuke. Nanjye ndagira ngo mvugane nawe, hari ubuzima ubayemo ubona ko budashobotse, ni ubuzima ubona ko bupfuye, ni ubuzima ubona ko ntibusobanutse, ni ubuzima ubona budahinduka. Ariko ndagira ngo nkubwire, Imana ijya ihindura ibintu kandi Imana ijya inyuranya ibihe. Imana ijya ibasha kubamba amahema, Imana ijya ibasha guhagararana n'umuntu wayo, ikamurinda, ikamurwanirira, ikamushyigikira, ikamuhagararaho kandi ikamurinda kumwara. Ndagira ngo nkubwire ngo rero Yesu ari mu ruhande rwawe, azakurinda kumwara kandi Yesu azakurinda gukorwa n'isoni. Yesu azakurinda kushungerwa n'abanyamahanga. Imana y'amahoro itugirire neza. Azakurinda kushungerwa n'abanyamahanga, azakurinda kushungerwa n'abakobanyi, azabikurinda. Rero ni umwami w'abami, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero ndagira ngo mvugane nawe ngo haracyariho ibyiringiro, ndagira ngo mvugane nawe ngo Uwiteka ni muzima kandi ashobora byose. Rero nta wamukoreye ujya yikorera amaboko, nta wamukoreye ujya umwara, nta wamukoreye ujya useba, nta wamukoreye ujya utsindwa, nta wamukoreye ujya ukorwa n'isoni, nta wamukoreye ujya ubura uko agenza. Humura, korera Imana, kiranukira Imana, tunganira Imana. Ube mu bihe byawe byo gusenga no kubana n'Imana. Ibihe ntibikakumara imbaraga z'umutima, ibihe ntibikaguca intege, ibihe ntibikagusubize hasi, ibihe ntibikakwihebeshe ngo wumve yuko upfuye, ngo wumve yuko birangiye, ibihe ntibikakumaremo imbaraga. Ukomeza ugira imbaraga, ukomeza ugira imbaraga, ukomeza ugira ibyiringiro, ukomeza uhanga amaso mu ijuru. Nta kabuza umugambi w'Imana uzasohora ku buzima bwawe, nta kabuza icyo Imana yavuganye nawe kizasohora mu izina rya Yesu, kizasohora. Umugisha wawe uzaboneka, ubuzima bwawe buzaboneka. Reka nkubwire, hari ibintu hano hanze binaniza abantu. Ukagerageza gushaka akazi ukakabura, ukagerageza kwiga amashuri ukayacikiriza, uw'abantu bakakuvaho, inshuti zikagenda, imiryango ikakwanga, abavandimwe bakakwanga. Mbega ubuzima bwawe ugahora ubona ntiburi ku rwego wumva ubyifuzaho. Ariko ntibivuze ko icyo Imana yavuze kitazabura gusohora, kizasohora.
kizasohora, kuko umugambi w'Imana ni mugari, umugambi w'Imana ni munini, umugambi w'Imana urakomeza, umugambi w'Imana ibintu biranga ariko umugambi w'Imana ugakomeza. Abantu bakwanga ariko ntibabasha kwanga umugambi w'Imana, abantu bakurwanya ariko ntibabasha kurwanya umugambi w'Imana ukurimo. Umugambi w'Imana ukurimo ni munini cyane kuruta abantu bakurwanya, umugambi w'Imana ukurimo ni mugari cyane kurusha abantu bakunaniza. Uyu munsi barakunaniza ariko ntibazabasha kunaniza umugambi w'Imana, ntibazabasha kunaniza ikikurimo. Ikikurimo ni kinini, ikikurimo ni kigari. Plani y'Imana ni ndende, plani y'Imana ni ngari. Uzaba umutsinzi, niko Imana yavuze. Uzaba udasanzwe, uzakomera, uri umunyamugisha, uzagera kure. Imana ishimwe cyane, haleluya. Rero amagambo abantu bavuga ntazigera akuraho umugambi w'Imana. Kuba abantu uyu munsi bari kukuroga ntibazigera baroga umugambi w'Imana. Bazaroga wowe w'inyumuye umubiri, bazawuroga ariko ntibazabasha kugera ku mugambi w'Imana. Dore ikintu nkundira umugambi w'Imana, umugambi w'Imana uratwikiriye, umugambi w'Imana uri protege, umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Uyu mugambi ntutsindwa, uyu mugambi ntuyoba, uyu mugambi ntumwara, uyu mugambi ntukorwa n'isoni. Imana y'amahoro itugirire neza. Abantu bagambirira kugukoza isoni, nawe wareba ukabona zagukoze koko, ariko ndagira ngo nkubwire hari ikidakorwa n'isoni. Umugambi w'Imana, umugambi Imana igufite wo ntukorwa n'isoni, umugambi w'Imana igufite wo ntutsindwa, ntufeyiringa. Oya, uyu mugambi w'Imana urakomeza no mu nzira y'inzitano, umugambi w'Imana unyuramo, no mu nzira y'ubunyerero umugambi w'Imana unyuramo. Abantu bashobora kukuborokera amayira mu nzira zose ariko ntabwo bazabishobora. Abantu bararwanya umugisha wawe ariko ntibazagushobora. Bararwanya umugisha Imana yakuvuzeho ngo utawugeraho ariko uzawugeraho. Bararwanya icyo uzaba cyo ariko uzakiba byanze bikunze. Umugisha Imana yakuvuzeho bizanyura mu nzira nyinshi ariko uyu mugisha uzakugeraho. Uyu mugisha uzaza mu izina rya Yesu nta kabuza, kuko wavuzwe n'Imana. Imana niyo yabigambiriye. Imana itandukanye n'abantu. Imana irareba kitegereza ikavuga ngo dore uyu muntu wanjye akwiriye umugisha, Imana ikawuguha. Haleluya. Rero ndagira ngo nkubwire ngo umugisha Imana yakuvuzeho uzawubona byanze bikunze. Uyu mugisha Imana yakuvuzeho uzakugeraho, uzagusohoraho, uzakugaragaraho. Imana y'amahoro ishimwe. Umugisha uzakomaho. Imana itugirire neza. Burereka nkubwire, umugisha Imana yakuvuzeho, uyu mugisha ni nk'imbeho. Uyu mugisha ni nk'imbeho. Buriya wabasha gukinga inzugi zose ukazidanangira ugashyiraho n'amarido, ariko iyi mbeho ihari ntijya ibura inyura pe. Irapfumura ikagenda, waba mwicaye mu nzu igihe utiyoroshe cyangwa utifubitse ukajya kumva imbeho iraje, burya iba yanyuze kuba wakinze. Rero umugisha ntujya ubura inzira, umugisha ntujya ubura aho uca, kandi abantu si bo bagena aho umugisha uca, abantu si bo bagena uko uzatabarwa, abantu si bo bagena uko uzamera uko umeze. Babashije kwerekwa ko uri mu bibazo kandi n'ibyo birimo, ariko hari ikintu kimwe Imana yabahishe ikintu kimwe, ibahisha uko uzabisohokamo. Imana itugirire neza. Barabibonye kuri mu bibazo, barabibonye kuri umukene, barabibonye kuri umushomeri, barabibonye ko nta kazi ugira, barabibonye ko ufite icyangiro, barabibonye ko utabyara, barabibonye ko utatera imbere, barabibonye ko utakomera, barabibonye ko ntaho uzagera. Ariko hari ikintu kimwe batazi, barabibonye kuri mu bibazo ariko hari icyo batabonye. Ntabwo babonye uburyo ibibazo uzabisohokamo. Ibyo rero bizwi n'Imana iri mu gihugu cyo mu ijoro. Iyo ngiyo niyo ibasha kumenya ikavuga ngo mwana wanjye, mfite inzira zirenze izo wowe wibwira, nzanyuramo nkaza kugutabara. Mfite inzira zirenze izo wowe utekereza. Imana rero ni ngari, Imana ni nini. Nuyireba yirebere mu bwaguke bwayo, yirebere mu bunini bwayo, yirebere mu bugari bwayo, yirebere mu mbaraga zayo, yirebere mu bushobozi bwayo. Yirebe ko ari Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Yirebe ko ari Imana yihagije, yirebe ko ari Imana y'inyembaraga, yirebe ko ari Imana ngari. Ni Imana nini, ni nini. Haleluya. Imana itugirire neza. Iyi Mana ni nini, iyi Mana ni ngari, iyi Mana irahambaye, iyi Mana iteye ubwoba. Niko n'umugambi wayo
wayo kuri wowe ni munini, ni mugari, niko n'umugisha Imana yagusezeranyije ni umugisha mugari, ni umugisha munini, ni umugisha muremure. Rero uzagera ku ntsinzi yawe, uzagera ku mugisha wawe, uzagera ku masezerano yawe, uzagera ku gitangaza cyawe, uzagera haleluya ku cy'Imana yavuganye nawe. Imana y'amahoro ishimwe rero, Imana y'amahoro ihimbazwe, izina ry'Uwiteka nirishyirwe hejuru. Ni Prophet Emma, umuhanuzi w'Imana. Uyu munsi ako karagaciyemo nibyo nari nkubwiye kugira ngo nze duhanure, ariko ndagira ngo nkubwire icyo Imana yavuganye nawe kizasohora. Mvuga ukuntu umuririmbyi aravuga ngo amasezerano yose uko Imana niyatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Mu mwijima wo mu nzira tuguma no kwizera, Yesu ni uzadufasha mu bitugerageza. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Jya ukora nka Aburahamu, ubura maso yawe. Reka dusengane Imana. Data, mu izina rya Yesu, uri Imana ishobora byose, uri Imana y'imbaraga, Imana y'ubutware, Imana y'ubushobozi. Ngushimiye imirimo yawe, ngushimiye ubutware bwawe, kandi ngushimiye gukomera kwawe. Nkundira muri aka kanya ubane nanjye, unshoboze, unyambike imbaraga, mvuge mvugishijwe nawe kandi mvuge nyobowe nawe. Unkundire ntaba ari njye, ahubwo izina ryawe ryo rishyirwa hejuru. Akoze Kristo, amen. Imana ishimwe. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana turi busange mu butumwa bwiza, ni mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Umuhanuzi Yesaya tugiye gusoma ibice byaho 6. Imana y'amahoro itugirire neza. Haranditse ngo Imana yiyereka Yesaya, iramweza, iramutuma. Imana itugirire neza. Imana yiyeretse Yesaya, icyo ni icya mbere. Kabiri, irangije iramweza. Gatatu, irangije iramutuma. Imana itugirire neza. Haleluya. Yarabanje iramwiyereka, kabiri iramweza, irangije iramutuma. Imana itugirire neza. Rero murongo wa mbere haranditse ngo mu mwaka umwami Uziya yatanzemo, nabonye umwami Imana yicaye ku ntebe y'ubwami ndende, ishyizwe hejuru, igishura cyayo gikwira urusengero. Imana y'amahoro itugirire neza. Akira neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Iri jambo nkuzaniye ijambo rivuga ngo Uziya umaze igihe ahagaze imbere yawe apfe mu izina rya Yesu Kristo. Hari igihe utabasha kubona Imana, uwo musozi ukiri imbere yawe ukiguhagaze imbere, ntabwo wabasha kubona Imana. Hari ibintu bimaze igihe bihagaze imbere yawe bikubuza kubona mu maso h'Imana. Hari ibintu bikubuza kureba imbere, hari ibintu bigukingiriza, hari ibintu bituma udashyikira ubwiza bw'Imana. Igihe cyose ugiye kuzamuka, hari ibintu bigufata bikagusubiza hasi. Igihe cyose ugiye guhaguruka, hari ibyongera bikakwicaza. Imana y'amahoro itugirire neza. Urimo urarwana n'ibintu nawe utazi ngo ni ibiki. Urimo urarwana n'imbaraga z'abadayimoni, urimo urarwana n'ikirere kikunaniza, kigutsikamira, kigusubiza hasi, kikwicarira. Ariko ijambo riravuze ngo mu mwaka umwami Uziya yatanzemo. Imana itugirire neza. Uyu Uziya atari yapfa, ntabwo Yesaya yigeze abasha kubona Imana. Ariko ngo Uziya apfuye mu mwaka Uziya umwami Uziya yatanzemo, Yesaya ngo yabonye ukuboko kw'Imana. Imana itugirire neza. Yabonye ineza y'Imana. Reka nkubwire, iyo Uziya atarapfa, ibintu byose urabikora ntibikunde. Iyo Uziya atarapfa, urasenga ariko ntugera ku mugisha wawe, kubera ko Uziya bagihagaze. Hari ibintu biba bigushinyikiye amenyo, hari ibintu biba bikwasamiye, kubera ko Uziya ntabwo arapfa. Uziya atarapfa, uracuruza
abandi bakunguka ariko wowe ugahomba. Uziya atarapfa ujya mu kazi, abandi bagashimwa ariko wowe ntujya ushimwa. Bazamurwa mu ntera, wowe ntujya uzamurwa. Kubera iki? Uziya ntabwo arapfa. Nubwo wabonye akazi ariko Uziya ntabwo arapfa. Ndi umuhanuzi w'Imana, manuwe no kugusengera. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ndi umuhanuzi w'Imana, manuwe no kugusengera, mvuga ngo imbaraga zose zarwanyaga ubuzima bwawe ziveho mu izina rya Yesu. Hari Uziya umaze igihe ari imbere yawe. Uziya, iyo mvuga Uziya, ari mu buryo bwinshi. Iyo ufite amadeni menshi ntabwo ushobora gusenga ngo wumve ushyikira ubwiza bw'Imana. Kubera iki? Akenshi ibyo bintu biri imbere yawe, ibyo bintu bigutsikamiye, ibyo bintu bigutwikiriye, ibyo bintu bikunaniza, bikubuza kubona ubwiza bw'Imana. Ariko aya masaha ndagusengera mu izina rya Yesu. Ndahamagara imbaraga z'Imana ngo zigutwikire mu izina rya Yesu. Ndahamagara gukomera kw'Imana kuboneke kuri wowe mu izina rya Yesu. Uwiteka umwami w'amahoro akubambira amahema. Uwiteka umwami w'amahoro agukingurira imiryango. Hari imbaraga zimaze igihe zikunaniza, hari imbaraga zimaze igihe zigutsikamira. Izo mbaraga zikurekure mu izina rya Yesu. Aya masaha ndumva nje kugira ngo nsengere abantu b'Imana. Ayizo ni mashando wiribirifa. Ndaje nsengera abantu b'Imana kandi ndakoresha itegeko mu izina rya Yesu. Aya masaha ndakoresha impano y'itegeko, ntegeka ubwo burwayi bumaze igihe bwarakwibasiye. Ufite Uziya w'uburwayi umaranye igihe nabwo, ubwo burwayi bukumazeho igihe, ubwo burwayi bukumazeho iminsi, ariko ndasenze mu izina rya Yesu ubwo burwayi bukurekure. Izo ni mashando wiribirifa. Ndasenze mpagarika uwo mwuka w'igisuzuguriro. Hari igihe umazemo abantu bose bagufasheho ijambo, abantu baragusuzuguye, abantu bagufata uko bashaka. Hari ukuntu abantu bagufata, hari umwambaro wambaye w'igisuzuguriro. Buri muntu wese ukubonye ababona usuzuguritse, nawe wakwireba ukabona urasuzuguritse. Reka nkubwire, hari ibintu abantu bajya batubonaho, nawe wakwireba ukabona nibyo koko. Rero uwo ni umwuka w'igisuzuguriro, uwo ni umwuka ugusuzuguza. Uwo nawe ni Uziya. Imana y'amahoro itugirire neza. Uwo nawe ni Uziya, ave ku buzima bwawe. Uwo ni Uziya ukubuza kubona Imana. Uwo ni Uziya ukubuza kubona mu maso y'Imana. Ni Uziya ukubuza kubona ineza y'Imana. Ni Uziya ukubuza gusingira igitangaza cy'Imana. Imana y'amahoro itugirire neza. Ufite Uziya w'umurozi. Imana itugirire neza. Hari abantu bafite abarozi babagendaho, hari abantu bafite abarozi babagendaho, ugasanga mu rugo iwawe uyibyutse mu gitondo usanga y'ibintu utazi. Iyo uryamye mu bicuku bya nijoro hari ibintu wumva bigendagenda hejuru y'amabati bimeze nk'amasaka, wagira ngo bamennye amasaka. Imana itugirire neza. Hari ibintu ujya wumva ukijya kuryama ibipusi bikaza bikabwejagura. Uwo nawe ni Uziya, ni umurozi wubatse igicaniro, ahora ahuhera, ahora yohereza. Uwo ni Uziya, nawe turamunaniza mu izina rya Yesu. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Ijambo ryavuze ngo mu mwaka umwami Uziya yatanzemo, Yesaya yabonye Imana. Yesaya yabonye mu maso y'Imana. Reka nkubwire, hari Yesaya, rikuremo ushyiremo izina ryawe, uvuge ngo njyewe runaka. Uziya warundi imbere napfe mu izina rya Yesu. Uziya wakubuzaga kugera ku mugisha wawe napfe mu izina rya Yesu. Uziya wakubuzaga gusingira ibyawe agende mu izina rya Yesu Kristo. Hari Uziya wakumanitse ahantu, hari Uziya wagushyize ahantu, hari Uziya w'ubukene, hari Uziya w'amadeni, hari Uziya w'uburetwa. Hari imbaraga zikunaniza, hari imbaraga zigutsikamira, hari imbaraga zigusuzuguza, hari imbaraga zikwambura agaciro. Ariko ijambo riravuze ngo mu mwaka umwami Uziya yatanzemo, Yesaya yabonye Imana. Umva wowe nkurikiye, hari Uziya uri imbere yawe, nge sinamumenya ariko wowe uramuzi. Imana y'amahoro itugirire neza. Ndashaka kubona umanuka ukajya muri komenti ukandika muti njyewe runaka, Mana ishobora byose ndwanirira. Uziya wari uri imbere yanjye apfe mu izina rya Yesu. Uziya wakurwanya agapfe, Uziya wakunaniza agapfe, Uziya w'amadeni agende, Uziya w'ubukene agende, Uziya w'inyatsi agende, Uziya w'igisuzuguriro agende, Uziya wo kudashaka agende, Uziya
uburwayi barwaye, abana bawe bahora basimburanya barwaye, reka nkubwire uriya nawo ni umwuka w'inyatsi, uriya nawo ni Uziya. Cyaha iyo myuka mu izina rya Yesu, ni imbaraga z'umwijima. Ijambo ryavuze ngo mu mwaka umwami Uziya yatanzemo, Yesaya yarahumetse, Yesaya yabonye Imana, Yesaya yabonye mu maso y'Imana, Yesaya yabonye gukomera kw'Imana, Yesaya yabonye imirimo y'Imana, yarongeye yumva ijwi ry'Imana, yarongeye arerekwa biremera, yarongeye arahaguruka aragenda biremera, yarongeye arasenga biremera, yarongeye arasirimba biremera. Ariko igihe cyose uri kumwe na Uziya ntabwo ubasha gusenga. Uziya kwambura ibihe byo gusenga, Uziya kwambura imbaraga, Uziya gukuraho amavuta, Uziya guca intege, Uziya aragucogoza, Uziya ahorana ibintu byo kukwihebesha, akubwira ngo dore ibi ntibizemera, dore ibi ntibizakunda, ngo urabona ngo vremadonko ngo kamemo antuka, aguhoza mu buzima bupfuye. Uziya hava akagera iteka upanga imishinga, wakazana ibitekerezo byo kuyirwanya, kazana ibitekerezo byo kuguca intege. Ntuzabishobora, ntaho uzagera, ntacyo uzigezayo, ibuka famiye y'iwanyu. Mbega Uziya ahora yitoratoza kugira ngo akunanize, ahora yitoratoza kugira ngo aguce intege. Ariko ijambo riravuze ngo mu mwaka umwami Uziya yatanzemo, Yesaya yabonye Imana. Haleluya, yabonye mu maso y'Imana. Umva mvugane nawe mama wowe unkurikiye, wongere ubone Imana mu izina rya Yesu. Mvugane nawe urwaye uburwayi igihe kirekire, ndavugana nawe. Uziya wakugendagaho, Uziya w'uburwayi arapfuye mu izina rya Yesu. Uziya w'igisuzuguriro arapfuye mu izina rya Yesu. Uziya w'amadeni arapfuye mu izina rya Yesu. Hari imbaraga z'Imana zigiye kukumanukira, hari imbaraga zishobora byose zigiye kuza mu byawe. Imana y'amahoro itugirire neza. Wari umaze igihe ku musozi w'igisuzuguriro, ariko zo ni mashando wiribirifa, Imana ije kugukura kuri uwo musozi w'igisuzuguriro. Wari umaze igihe ku musozi w'uburetwa, Imana ije kugukura kuri uwo musozi. Imana ije kuguhindurira amateka, Imana ije kukwagurira imbago, Imana ije kugukuraho igisuzuguriro. Imana y'amahoro ishimwe. Mu mwaka umwami Uziya yatanzemo, Yesaya yabonye Imana. Nawe ndaguhanurira, nubona Imana mu izina rya Yesu. Uziya wari ukuri imbere napfe, Uziya wari ukuri imbere nagende, ubone mu maso y'Imana, ubone gukomera kw'Imana, ubone imirimo y'Imana, ubone ineza y'Imana. Imana iguhindurira amateka. Urankurikiye, urarwaye, hari uburwayi bwanze gukira, warwaye mu nda, ariko ndagusengera. Ayizo ni mashando wiribirifa, iyi saha n'uyu munota ubu buhanuzi bwakire, urakira gukira mu izina rya Yesu Kristo. Hari umukobwa wari unkurikiye ahora apfusha ubukwe bwawe buhora bugira ibibazo, abantu baragufiyanza, baragutereta, ariko ntibigira aho bigera. Umva ubuhanuzi. Ayizo ni mashando wiribirifa, Imana ndumva ivugana nanjye, ije kugukorera ubukwe. Hari amateka Imana ije guhindura. Ndavugana nawe wa mugabo we, umaze igihe kinini Satani yaraguteje icyangiro. Hari Uziya waguhagazeho, mu rugo iwawe ntibigenda neza, mu kazi kawe ntibigenda neza. Uziya yaguhagazeho, Uziya yaragutsikamiye, Uziya yarakurwanyije. Ariko aya masaha ndagusengera mu izina rya Yesu, ndafungura irembo ry'umugisha. Uziya wakunanizaga napfe, igisuzuguriro cyari kikuriho nikikuveho mu izina rya Yesu. Abantu benshi bagufasheho ijambo, ariko ndagusengera mu izina rya Yesu, imbaraga y'Imana niboneke kuri wowe. La bini foshando wiribirifa, ndahanurira ubuzima bw'umuntu wese unkurikiye. Uku kwezi kwa gatandatu Imana ije gucingura imiryango. Uku kwezi kwa gatandatu bitunguranye Uziya yarapfuye. Hari Uziya umaze igihe aguhagaze imbere, hari Uziya umaze igihe agutsikamiye, hari Uziya umaze igihe akunaniza, hari Uziya umaze igihe atuma ibyawe bitemera. Bitunguranye uku kwezi kwa gatandatu tukikwinjiramo, Uziya yarapfuye. Fata ikaramu wandike. Uziya wakurwanyaga arapfuye mu izina rya Yesu. Hari Uziya w'amadeni, Imana ije kwishyura ayo madeni mu izina rya Yesu. Hari umuntu unkurikiye iyi saha tuvugana, uribaza icyo uzishyura renti, inzu waba ubamo byagucanze, byakuyobeye, ariko Imana ije kwishyura. Imana ijya yishyura, Imana igica inzira, Imana ijya ibamba amahema. La bini foshando wiribirifa ilelebota. Imana y'amahoro ishimwe cyane, izina ry'Uwiteka nirishimwe. Reka nkubwire nshuti y'umusaraba, haracyari ibyiringiro, haracyari ibyiringiro. Igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka. Imana y'amahoro ishimwe cyane.
igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka. Umva nkubwire, nubwo wakokowe, nubwo bakumazeho abantu, nubwo wasigaye uri inshike, nubwo wasigaye uri imfubye, ariko haracyariho ibyiringiro. Hari Imana ijya imara agahinda, hari Imana ijya iba yemera ikaba papa w'imfubye, ikaba umugabo w'abapfakazi. Humura, nturi wenyine, haracyari ibyiringiro yuko igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka. Haracyari ibyiringiro papa, haracyari ibyiringiro ko warya, haracyari ibyiringiro ko wakwambara, haracyari ibyiringiro ko wahindurirwa amateka, haracyari ibyiringiro ko wagarurirwa ijambo iryo wari warajyanywe, wari waranyazwe, ariko Imana y'amahoro irahari kugira ngo igutabare. Izo ni mashando wiribirifa. Ndagira ngo mpanurire ubuzima bwawe. Uziya wakurwanyaga arapfuye, Uziya wagasuzugura arapfuye, Uziya wabazaga kukuroga, hari umurozi wakurogaga, uyu nguyu Uziya arapfuye, uyu murozi arapfuye. Bibiliya iravuga ngo nta kindi umurozi akwiye gupfa mu izina rya Yesu Kristo. Imana y'amahoro ishimwe. Mu mwaka umwami Uziya yatanzemo Yesaya yabonye Imana, uyu mwaka wa 2024, mbere y'uko urangira, Imana ije kuremera amashimwe abantu bayo, Imana ije gutabara abantu bayo, Imana ije kwiyereka abantu bayo. Uyu mwaka wa 2024 urarangira, Uziya wari uri ku buzima bwawe apfuye, ntabwo uzongera kumubona ukundi. Uziya ntabwo uzongera kumubona ukundi, kubera yuko Imana iri mu gihugu cyo mu ijoro. Yarambiwe agasuzuguro kabaruhukira mu mahoro. Imana y'amahoro ishimwe. Yarambiwe agasuzuguro kabakurwanya, yarambiwe agasuzuguro kabakunaniza, yarambiwe agasuzuguro kabatakwemera. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Rero ndagira ngo nkubwire, Uwiteka ni muzima, Uwiteka ashobora byose, Uwiteka nta kintu kimunanira. Umwaka Uziya yatanzemo Yesaya yabonye Imana. Nawe rero bitunguranye, uyu mwaka Uziya arapfuye, aragiye. Uziya wagutsikamiya, Uziya wishe abana bawe, Uziya wishe ubukwe bwawe, Uziya wishe mariage yawe, Uziya waguhagurikije ku kazi, hari Uziya utuma utazamurwa mu ntera, hari Uziya utuma utajya muri misiyo, abandi bajya muri misiyo ariko we ntazo ubona, hari Uziya utuma utabona akazi, igihugu urimo abandi babonyemo akazi ariko we warakabuze. Imana y'amahoro itugirire neza, Imana y'amahoro idutabare. Hari Yesu ujya utabara, hari Yesu ujya uhindura amateka. Uziya wawe arapfuye, ibyakunanizaga byose birarangiye mu izina rya Yesu Kristo. Imana ije kukubohora, Imana ije kukurengera, Imana ije kugutabara, Imana ije kukwitamururira, Imana ije kukwiyereka mu izina rya Yesu. Rabini foshando wiribirifa. Imbaraga z'Imana zibohora, imbaraga z'Imana zikiza nizigaragare ku buzima bwawe, nizigaragare ku buzima bwawe. Wakira ubutabazi, wakira ubutsinzi, wakire kubohoka, wakire gutera imbere, wakire gukomera in the name of Jesus. Rabini fo. Ndagusengera wowe umaze igihe kinini urwaye, ndagusengera wowe umaze igihe kinini utsikamiwe n'Imana y'amahoro ishimwe cyane. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Ndasenze ngo Uziya wari uri imbere yawe apfe mu izina rya Yesu. Icyari kiguhagarikije umutima cyose Imana igikureho. Uburwayi bwari buguteye ubwoba Imana ibukureho. Imana ikiza kanseri, Imana ikiza diyabete, Imana ikiza umutwe. Izo ni mashando wiribirifa. Ndagusengera mu izina rya Yesu. Ndi umuhanuzi w'Imana. Imana ni kuremera ubuzima bushya, Imana ni kuremera amateka mashya, Imana ni kubakira ubuhamya bushya, Imana ni guharurira inzira, Imana ni guhuze n'umugisha wawe. Hura n'igitangaza cyawe, hura n'amasezerano yawe, hura n'amahirwe yawe mu izina rya Yesu. Izo ni mashando wiribirifa. Lelebotai nini topevoniya. Imbaraga z'Imana zibohora. Ndagusengeye. Umva mama, Imana ije kubirindura igitare. Umva papa, Imana ije kukurengera, Imana ije kuguhindurira amateka. Unkurikiye uri mu Rwanda, Imana ije kukwibuka. Unkurikiye uri muri Canada, Imana ije kukwibuka. Ndagira ngo mpanurire ubuzima bwawe. Aya masaha hari umutwaro Imana igukuyeho, hari ingoyi abarozi bari baragushyizeho Imana yigukuyeho, hari uburetwa abarozi bari baragushyizeho Imana ibugukuyeho. Izo ni mashando wiribirifa. Lelebotai nini topevoniya. Wowe unkurikiye Imana irakurengeye, wowe unkurikiye Imana iragutabaye, wowe unkurikiye Imana iguhinduriye ubuzima, wowe unkurikiye Imana irakwibutse, wowe unkurikiye Imana ikwambukije
ikijije Yorodani, wowe nkurikiye Imana igukuyeho uburetwa, wowe nkurikiye Imana igukuyeho igisuzuguriro, wowe nkurikiye Imana ikumaza agahinda. Hayizo ni mashando wiribirifa, Imana ikubakiye ubuzima bushya, Imana ikubakiye ubuhamya bushya, Imana ikubakiye amateka mashya. Hayi befodrere mekotaya, mu mwaka umwami Uziya yatanzemo, Yesaya yabonye Imana. Umva nkubwire, Uziya yarapfuye birihuse biratunguranye, Uziya yarapfuye birihuse biratunguranye. Uziya kuvuye imbere yari yarakubujije amahoro, yishe abana bawe, yishe umuryango wawe, yishe abavandimwe bawe. Ariko ndagira ngo nkubwire, Uziya wahombeje bizinesi yawe arapfuye mu izina rya Yesu. Mbibwiwe n'Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru. Ndagira ngo nguhanurire, uyu mwaka uku kwezi kwa gatandatu, amezi atandatu ashize nta kintu wabonye, ariko aya mezi atandatu ari imbere hari ikintu gishya Imana iremye, hari ikintu gishya Imana yubatse, hari ubuzima bushya Imana ikuremeye mu izina rya Yesu. Hari urukuta ruridutse, hari yari kwiridutse mu izina rya Yesu. Hayizo ni mashando wiribirifa, Imana iremye ikintu gishya. Reka dukomere Imana amashyi. Wowe nkurikiye komera Imana amashyi, jya muri comment ukomere Imana amashyi, jya muri comment uzamurira Imana icyubahiro, jya muri comment uvuge cyane ngo amena, jya muri comment uvuge ngo haleluya. Imana y'amahoro ishimwe cyane, kubera ko Imana irakwibutse, Imana y'amahoro irakurengeye. Niba ubyizeye vuga ngo amena, niba ubyizeye zamurira Imana icyubahiro. Imana irakwibutse mu izina rya Yesu. Hayizo ni mashando wiribirifa, ugiye kuvuga gukomera kw'Imana, ugiye kuvuga imirimo y'Imana, kuko Imana ikwibutse. Amen. Reka dusengane Imana. Data mu izina rya Yesu, ndasengera uyu muntu wari unkurikiye, Mana muhindurira amateka, ndamusengera mwagurira imbago, ndamusengera mumara umubabaro. Yarankurikiye arwaye, reka yakire gukira. Yarankurikiye aboshye, yakire kubohoka. Hari ibyamunanizaga, hari ibyamucaga intege, hari ibyamubuzaga amahoro, ariko ndamusengeye yinjire mu mugisha we, yinjire mu gitangaza cye. Urakoze Yesu Kristo. Amen. Imana iguha umugisha. Kora subscribe niba utarayikora, ukore like, ukore share, comment, tere haleluya. Imana y'amahoro iguha umugisha. Ibiganiro byacu byo nakagaruka, ntiwibagirwe kuza kwiyandikisha. Nyandikira kuri iyo nimero umbwira uti Prophet, ndashaka tuzasenga n'amasengesho iminsi 21. Ndashaka tuzubakana igicaniro gisenya ibicaniro by'abarozi. Imana y'amahoro iguhereza umugisha. Reka nkubwire ngo ibiganiro byacu byo nakagaruka. Shalom, shalom.